Yes, muraho neza, reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwese aho muherereye hose ku isi. Amahoro n'ubuntu bwa Kristo bikomeze bibane namwe. Turabashimiye cyane abamaze gukora subscribe, nawe utarayikora genda uyikore, iyabone nyaboneka kugira ngo ibintu byose dukora bibashe kugenda neza kandi ubibone, bidufashe namwe bibafashe. Nuko tuguhaye ikaze rero mu biganiro byacu by'agahoraho. Tuguhaye ikaze uyu munsi, uyu mugoroba w'uyu munsi wa none, ngo wegere utereke agatebe aho ngaho, wicare utuze, unywe amazi akonje, udafite ibindi bintu byinshi, tuganire utuje udafite ibintu byinshi. Nuko dushimiye abantu bose bakoze subscribe, nawe utarayikora tugusabye kuyikora, si itegeko ariko ni ubusabe. Hanyuma rero kuko mubibona uyu munsi ndinjire nyine, ariko ndi kumwe namwe, niyo mpamvu rero tugira ikibazo cyangwa irungu cyangwa iprobleme iyo ari yo yose kubera ko turi kumwe. Nuko tudatinze rero reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi hari inkuru dushaka ko tuvugaho gatoya, ariko cyane turaza kwibanda ku kunenga abantu tunenga. Ntabwo ari abantu bose, turanenga abantu bitwa ko ari abanyamakuru, bitwa ko ari aba-YouTubers. Aba-YouTubers tugiye kunenga rero ahangaha, hariho inkuru, reka tubanze tuvuge inkuru. Hariho inkuru y'umwana w'umukobwa w'i Burundi witwa ngo ni Kesi. Iyo video yasohotse vuba aha, ejo abanyamakuru benshi bayivugaho. Jewe sinayivuzeho suko nabuze umwanya, suko mfitanye isano nawe, uretse ko twese turi abanyamurenge, ariko unasanga turikurikiranye rihari, ntawuzi umenya. Hanyuma suko wenda tunaziranye ngo wenda natinye kumuvugaho, no, ahubwo icyatumye ntamuvugaho ni impamvu imwe, impamvu yo kugira ngo tugerageze kumuhishira, kumufatira ibanga. Mu gihe umuntu yaguye mu kibazo, ni ngombwa ko tuza nka kiriya tukaza kukivuga. Ese hano hantu turaba tumufashije iki? Ese turaba tumufashije cyangwa turaba tumwishe burundu? Nicyo tugomba kwibazaho. Kuko niba umuntu yoga mu kibazo nka kiriya, twamara tukirukira kuza cyane kumwandagaza birushijeho, ndetse nabonye n'abantu bamwe bari gukora amatamuneri bagahita bamushira kuri tamuneri. Biriya bintu twaje kubigaya, twaje kubabwira ngo sibyo. Nk'abantu b'abanyamurenge, uzi ko abanyamurenge bari barangwa n'indangagaciro, bakarangwa n'ubwenge, ikinyabupfura, no gutinya guhemuka n'ubukristo. Ariko ubu nyine aho isi igeze, aho ibintu bigeze, ko turagenda dusa n'andi mahanga n'abandi bantu n'andi moko yose, turagira ubugome bw'indengakamere uburyo utatekerezaga. Ugasanga umuntu agambiriye kugukorera ikintu kibi kubera impamvu ziki, wenda z'ikintu runaka, ntavuze mu izina, ariko ngo nubwo cishe na Yesu, nubwo cyatumye na Yesu bamugurisha, ariko yari azi ko agiye kugurishwa, kandi nyuma yo kugurishwa hari ibintu nuko lekike. Hanyuma rero icyo twaje kuvuga uyu munsi, twaje kwibaza, ese ko turi aba YouTubers, ese ko ari twe duserukiye abandi muri media, ese ko ari twe twagakwiye kugira tugumye kuvuga hano, ari twe tugaragara, ari twe, ubwo ndi kuvuga aba YouTubers bose, abanyamakuru, aba YouTubers, aba content creator, uwo ari we wese ufite ikintu present abantu kuri YouTube, abantu bagafata umwanya we bahaba mureba. Twaje kureba twibaza ngo ese ni ngombwa ko bino bintu bibaho? Ese ko dushinzwe, ko nari kumbwira ngo twebwe mu gihe turi hano kuri media ni twe dukwiye kuba icyitegererezo, ko nari kumbwira ngo ni twebwe ibyo ari byo byose dutangira tuba aba exemplaire. Ese niba ari twe tuba aba exemplaire, ni kuriya twari dukwiye kubigenza? Turiho kubera gusenya cyangwa kubaka? Ushobora kwibaza ibintu byinshi. Jane ko ngira wenda mu gihe turi hano tuhari kugira ngo twubake, ndetse cyane tubwire abantu inama, tubwire abantu ibitekerezo, abantu batanga ibitekerezo bivuye ku cyo twavuze, natwe tubumvire, ariko dukora ibintu byubaka, atari ibintu
bisenya. Mu by'ukuri iyi nkuru nje yambabaje, uriya mwana simuzi, n'uyu munsi namumenye, nabise abantu bavuga ko ari umuririmbyi, abandi umuyumbe, ibintu ngibyo. Ntabwo kuba wohagarara hariya ugatuti ukavuga ibintu byinshi cyangwa se bikeya cyangwa se ukagira icyo ukora, ntabwo bikubuza kuba wogera mu buzima bwo hanze ukagira ikindi kintu ukora. Turi abanyamwuka kandi turi n'abanyamubiri, ariko ibyo rero ntibyagakwiye kuba mu gihe bibaye abantu bo bafata ibintu byo kuvuga ngo reka babyishimire, reka bamwishime hejuru. No, ahubwo mwagakwiye kumufatira ibanga. Kandi muri aba bantu bose baje kubivuga bavuga ko wenda yabababaje, abavuze ko yababaje nta n'umwe wigeze amuhamagara ngo amuhe na pole ngo amubwire ati ibintu byagenze gute. Wowe gusa ubonye video ni ugutanguranwa kwishiraho. Mubona ko ibi bintu bizagenda gute, bizageza ryari? Kuko ibi bintu turetse no gutinyira ukavuga ati we, turetse no kuvuga ati wenda reka ndeke kumuvuga kugira ngo nawe atazamvuga, ntabwo tureka kumuvuga ngo kugira ngo atazatuvuga. No, ahubwo iyo ibintu biriya bibaye, ushobora kugenda ugasenga ukavuga ati Mana, dore runaka na runaka ibyababayeho, nanje mfata umpishe bitazambaho. Wenda icyo ni igitekerezo canje, nje niko numvaga byagakwiye kugenda mu mwanya w'ibi ngibi. Ibyo ngibyo mvuze nibyo byari bikwiye gutsimbura kuza hano kuri kamera kumuvuga ati i Burundi mwiruke mwese murebe video irahari, hahiye byakomeye, ibintu byakomeye, umwana w'umukobwa yataye video hanze y'ubwambure. Ibyo ni biki? Ibyo bintu si ibintu undi muntu yofata umwanya ngo aje kuvuga ku muntu wagize ibyo byabo. Kandi ikindi kintu Bibiliya ivuga ngo uko wagenje niko uzagenzerezwa. Bishatse kuvuga ko ushobora kuza hano uyu munsi ukabivuga, ejo bikakubaho cyangwa bikaba ku muntu wawe udatinyuka noneho kuvuga. Uriya muntu byabayeho nawe afite bene wabo, nawe bafite amacana, nabo bazakuvuga. Kubera ko wowe batazakuvuga, kubera ko umuntu wawe batazamuvuga. Hari aho byagiye kera bibaho, hari aho byagiye bibaho akiha kuvuga abandi kandi abavuga nabi. Ubundi umuntu niba yarakwiye gufata umwanya avuga abantu, yagakwiye gufata umwanya avuga abantu neza, apana nabi. Ariko mu gihe ubavuze nabi, uwo mwanya uba uwishe nabi. Kuko iyo umuntu aje hano kugutegera atakaza mega ye, atakaza umwanya we, atakaza noneho akanahava umukomerekeje. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu byiza. Hari igihe ushobora kugendera mu kigare ukibwira ko ibintu kubera ko bikora abantu benshi, ukibwira ko wenda ari byiza kandi atari byiza. Bishobora gukora abantu benshi ariko atari byiza. Murabizi mwenyine, muragenda mwihingero wibaje ko ibintu bibi bikora abantu benshi, ariko kandi atari byiza. Nuko uyu munsi niba byabaye kuri uriya mwana cyangwa se byarabaye ku wundi, byarabaye no ku wundi, ntabwo tubavugaho ngo nibuca ngo kugira ngo hataza ko muravuga ngo kugira ngo hatazasohoka izindi. Hoya, kuko nizagiye gusohoka nta ruhare mwabigizemo. Niba mubikora kugira ngo hatazasohoka izindi, zirushaho gusohoka kuko aho mwahereye niba nta somo bitanga, byari bikwiye, hari hakwiye kubaho impinduka, hari hakwiyeho kubaho guhindura. Mugahindura mukuvuga ati noneho uzayita hanze ntituzamuvuga. Erega hari igihe abantu bashaka kuba babikora kugira ngo wenda mubavuge. Sinzi, wenda hari abantu bashaka kuba bashaka hit muri ubwo buryo, wenda reka mvuge gutyo. Ariko aho ngaho ibyo byose mbihagazeho, ni deba, ibyo byose mbihagazeho. Hari igihe abantu bashaka kubikora wenda tuvuge muri ubwo buryo. Hakabaho n'abandi ushobora kuba byoshikira. So iki kintu ni ukuri, ni ugusaba, kuko ntitwobategeka muri bakuru, ni ugusaba n'abantu baza bazikwirakwiza. Umuntu uzubona nkiriya video wa mbere wenda tuvuge ayo hayifashe umuntu bari ko bavugana kuri phone, uriya muntu yahaye inshuti ye, ya nshuti ye nayo irayifashe isi y'ihindi, nuko video gizigenda. No kuvuga ngo muri nyirabayazana umuntu wa mbere w'ikosa ni uwafashe video,
umuntu wa kabiri w'ikosa ni wowe wayisharinze. uko uyisharinze ntabwo uba uri kubaka uriya muntu, ahubwo uba uri kurushaho kumusenya. ese kubera ko ibi bintu biri mu kuba tugasa nk'aho tubyishimiye, mu gihe bitabaye tugasa nk'aho twobura ibyo tuvuga? Ntabwo twobura ibyo tuvuga, ntabwo twobura views, ntabwo turi hano guhera gushaka views, ariko nazo turazikeneye cyane ndetse. ariko kandi hari ibindi bintu byozana views, hari ibindi bintu byinshi biruzuye gutya biruzuye buremberembe neza neza. hari ibindi bintu byinshi byozana views, ariko kandi ni ukuvuga ngo hari abantu, iyo mvuze gutyo ubwo nyine hariho bamwe, ntabwo ari bose, hariho bamwe. ni ukuvuga ngo uri buze kwitunga urutoki ni wowe, ngo wikeka amabinga ngo abo ayagwaye. ibyo mvuga, hari abantu baba bari gushaka ngo bigume biba, ngo hano ngo bavuge ngo hasenyutse urugo runaka, ngo hano ngo byagenze gutya, ngo hano hasohotse video. ibyo ngibyo ni ibiki? hari abantu bamwe babigize nka content ya buri munsi. ni ukuvuga ngo ibyo bitabaye babona ko ibindi ku ruhande bitotwika. twoza hano tugakora ibiganiro bisanzwe, nubwo tutaba dufite ikintu tugiye kuganiraho, by'igipindi gusa bisanzwe, byorebwa. abantu bakeneye kureba demo uko umuntu wese yicaye kuri telefone. umuntu wese uri ufite telefone ye adafite ikintu kimugize busy ninde? hari umuntu umwe ari kuri TikTok, undi ari kuri Facebook, undi ari kuri WhatsApp, undi ari kuri Instagram, undi ari muri setting, undi ari muri kubwire gute. ni ukuvuga ngo mu gihe ufite telefone hari ikintu ugomba kuba uri kureba. bivuze ko views nta buryo zizabura, ibyo ari byo zose zizaboneka. nuko none dusoza dusabe abanyamurenge kuba abanyamurenge. niba utazi ko umunyamurenge ntabwo ari apparence physique, ntabwo ari igihagararo kirekire, ntabwo ari ukuba ufite izuru rirerire. no, umunyamurenge arangwa no kuba ari umunyamurenge bigaragara n'indangagaciro. nta muntu murabona umunyamurenge kuvuga ngo uzitwara nk'umutwe, of course, kubera ko hari impamvu ituma bavuga iryo jambo, kandi si wowe bayimuteye, ni wowe wayiteye. ibihe ntibikatumare imbaraga z'umutima. amahanga ntagakureho umuco, amahanga ntagakureho kuba turi abanyamurenge. tureke ubuhemu kuri urwo rwego, tujye duke tutavuye mu maraso, tujye duke tuvuye mu rukundo tutavuye mu maraso. icyo ni kimwe. ikindi, dutanze mpore kuri uyu mwana wagize ibizago bikamubaho kuriya, katubwire ngo si we wenyine, si we wenyine, hariho n'abandi byabayeho. ariko nanone kuba tuvuze ngo si we wenyine ntibimuhe imbaraga zo kuba yokora indi, ahubwo bimuhe imbaraga zo kugira ngo akomere, yihangane, abyakire kuko byabaye byarangiye. ikindi, Yesu ngo yaje gushaka abanyabyaha. abanyabyaha ntabwo uriya mwana kuba iriya video yasohotse yabaye umunyabyaha, oya, ahubwo wowe ushobora kuba ari wowe umunyabyaha. sinzi uko mvuze. nuko reka dusoze. turasoje kubera impamvu z'umwanya. twashaka kubwira abantu ngo bagende bareke ubuhemu, bagende mu gihe biriya bintu byabaye uze wibara nk'aho ari wowe byabayeho. wewe wo kwisharinga, ubundi ushaka kureba uburemere bw'ikintu uribara wowe, ukabona umuntu aragonzwe ukibara akavuga ati yababaye. kuko iyo utabirebye mu rukundo ukavuga ati ntago yababaye, uba utirebye ukavuga ati ari injuguye hariya. wowe bakubwira ngo utibuke no kumatera gusa n'imbaraga, uwo bitinya. abantu tugende tubinyangamugayo, tubimfura, tugire urukundo. kuva kera kose ibi bintu bitarabaho, basokuru bari babayeho na basogokuruza bariko bajya, bariko batunga, abagize
ibintu byose babibonye badahemukiranye. Aho ngo kujya ngo isukari nyinshi bwacika kugaruka, ahubwo wojya umunyu mwinshi nyuma ukanywa amazi inyota igashira. Aho gushaka views nyinshi mu maraso y'abandi bantu, mu gusebya abandi bantu, mu kwica abandi bantu, ahubwo woshaka views zawe nkeya zidafite umuntu n'umwe zikomeretsa, zidafite umuntu n'umwe zibangamira. Nubwo umuntu wese afite hari igihe abantu azagira abantu bamwanga n'abantu bamukunda. Ntabwo abantu bose bagukunda kuko nturi Yesu, turi Imana. Habe na Yesu umwana w'Imana bamwe baramwanze kugeza n'uyu munsi. Wowe utekereza kuri inde? Mugani wa yandirimbo ya Alarme, utekereza kuri inde wo kwangwa n'abantu bose? Utekereza kuri inde wo kundwa n'abantu bose? Tibishoboka, tibibaho. Dusoza turabashimiye abantu bakomeje kudushigikira, abantu batanga ibitekerezo byabo muri commentaire. Turabashimiye mwese, turabibona nubwo hari atutosubiza buri muntu kubera impamvu zimwe n'izindi, ariko turabibona. Niba wanditse comment mbi twarayibonye, niba wanditse nziza twarayibonye. Nuzoza ukora ikintu uzoza ureka kimenyekane. Niba ari ikintu kibi kimenyekane, niba ari ikintu cyiza kimenyekane. Nigeze kumva umuntu atanga ubuhamya bw'ukuntu yaguze imodoka. Aravuga ngo ni umuhanzi, aravuga ngo yigeze guca ahantu ngo umwana umwe baramubwira ngo nasubira kuhaca munsi y'iwabo ngo azamumenaho amazi. Umuhungu aravuga ati aho kugira bazamenaho amazi umuntu nkaje w'umuhanzi uregeye, ahubwo nagura akamodoka kazajya kitwikiramo. Urumva ko uwo mwana yatumye uwo muntu agira igitekerezo cyo kuba yogura n'imodoka, kandi birakunda. Kandi ntahandi amafaranga yavuye aho yari mu byo yakoraga, kandi ataramubwira iryo jambo n'ubundi yarayinjizaga, ariko ntagura izo modoka. Nuko turabashimiye n'ukuri byimazeyo. Nta kintu twabona twubaha, nta kintu twabona twobakorera uretse kuza tukaganira namwe, mugatanga n'ibitekerezo byanyu ko mubyumva. Ikindi abantu mwese mukore subscribe, muze dukore ibiganiro. Niba uri hano dukore ibiganiro, niba ufite ubuhamya bw'ibintu wenda byiza wagezeho cyangwa se by'ibibi waciyemo, uza kubivamo. Kubera ko iyo umuntu atanga ubuhamya bukomeza abari muri ico gihe k'icyo yari arimo, burabakomeza bukabizeza ko bakagira icyizere ko umunsi umwe nabo bizagenda neza kuko nawe bizagenze neza. Rero iyo umuntu yicaye akomeye avuga ati ejo hari umunsi abari icyizere cy'ubuzima kiba gihari, kandi kubaho nabi biraruta gupfa. Kubaho nabi biraruta gupfa, kandi ntawahozeho abayeho nabi. Ushobora kubaho nabi none ejo ukabaho neza. Nuko turasoje, turabashimiye cyane 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 pe. Mugende mukore subscribe, mutange ibitekerezo zanyu. Ejo dufite indi nkuru benigirira le moto, inkuru ishushe benijya nyine benijya. Tubateganyije amatsiko, ariko muyitege hakika ya Mungu.